Bakunzi ba Rwanda Gospel TV mbanje kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kenejejwe n'Imana kuko yongeye kuduha nanone undi munsi mwiza kuyo tuganira ijambo ryayo. Turi ku munsi wa 32 w'iminsi yacu 40 y'amasengesho. Abantu benshi duhawe umugisha, abantu bahawe umugisha. Rero ibyo ndabishimira Imana itugejeje kuri uwo munsi wa 32. Reka dusenge Imana. Ndagushimiye mwami mwiza nyiringabo, mwami w'amahoro, gushimiye ko kuri Imana yacu utajyubura ukugenza. Mana waradushoboje kugeza kuri munsi wa 32 tubonye ukuboko kwawe sikubw'imbaraga zacu. Nyiringabo nkwinginga ngo iyi minsi isigaye reka y'umugisha kuri buri wese uduteza amatwi mu izina rya Yesu Nazareti. Ndavunagura buri imbaraga zose z'umwayi Satani, ndasenya ndarandura ndakubita hasi imyuka mibi y'ikuzimu n'abazimu n'abadayimoni, imyuka bindi byiyoberanye byose bitsinwe bikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Mwami wanjye ambika imbaraga abahungu n'abakobwa bawe. Mwami wanjye gira neza ubwoko bwe n'abana bawe. Mwami wanjye reka useruke nk'Imana kandi uhagarare nk'Imana muri byose mu izina ryawe ryera Yesu. Mwami wabamenye nyiringabo Imana bari mu kazi kabo, reka nyiringabo Mana bakore kandi babone umusaruro. Reka abarwayi bakize mu izina rya Yesu. Reka abashonje bahaze mu izina rya Yesu Nazareti. Mwami Imana uhumuriza abanyarwanda ndetse n'isi yose kuri iki cyorezo cya coronavirus mu izina rya Yesu. Maze Uwiteka nyiringabo Imana tugushime tubangu Uwiteka wakoze we natwe turanezerewe. Urakoze mwami wanjye, icyubahiro cyose ronyigaruriye kubw'izina Yesu byizera. Amen. Hallelujah. Ndabanezerewe kandi ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dukomeze twumva kandi twakira ijambo ry'Uwiteka wa Imana. Turacyari mu minsi 40 kwambara imbaraga z'ikindi gihe. Hago ubuzima bwe buzaguma uko bwari buri. Ndazi neza kugiye kwambara izindi imbaraga. Abambaye imbaraga z'Imana, ikintu cya mbere barabohoka. Icya kabiri abambaye imbaraga z'Imana babohora bo Satani atwazaga igitugu. Icya gatatu abambaye imbaraga z'Imana ntabwo bagira ubwoba, ntabwo bapfa kunyeganyezwa kuko umwami Imana bari kumwe nabo, kuko imbaraga z'Imana ziri kuri bo, nabo babambaye izo mbaraga. Icyubahiro cy'Imana kiba kiri kumwe nabo. Iyo bahuye n'abarimo abadayimoni babavamo, iyo bahuye n'abarwayi barabasengera bagakira. Iyo batuye ijambo rirakora kandi rigakora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu. Iyo mpamvu nkubwira ngo wambaye imbaraga z'Imana nimuhura nawe ujye umwitondera, kandi wambaye imbaraga z'Imana ndagubwira nshuti yanjye uzamugira inshuti, ntabwo ubuzima bwe buzaguma uko bwari buri mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho 16, ibice 16 turi buze guhera ku murongo wa 16 kiye dusimbukamo imirongo imwe, ariko ni inkuru y'umugabo umwe nkunda cyane bita Paulo. 16 bavuga ngo bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni yungukiraga bashebuja cyane n'ingemu. Wakurikira Paulo natwe arasakuza ati, aba bantu n'abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Amen. Wendo umurongo waho wa 13 na 17 reka mbanze nkukubwireho. Bibiliya tubwira neza ngo nuko bagiye aho basengera bahura n'umukobwa waraguraga, bahura n'umukobwa wari urimo indi myuka mibi, bahura n'umukobwa nawe wari usobanukiwe iby'Imana kandi akorera imbaraga za Satani. Ndimo ndagira ngo uyu munsi nongere nkwigishe ngo abantu benshi bakumva bavuga Imana, ariko utarondoye ngo umenye neza. Iyo utambaye imbaraga z'ikindi gihe ugira ngo nabe akozi b'Imana, ariko bamaze gukora Satani. Haleluya. Uyu mukobwa nawe amenya neza yuko Paulo nabo bari kumwe ko ari abakozi b'Imana, kandi amenya yuko bafite agakiza. Reka nkubwire nshuti yanjye, Satani ajya amenya, Satani ajya asobanukirwa yuko turi abakozi b'Imana, yuko tuvuga ijambo ry'Imana. Ni nayo mpamvu nawe iryo jambo abarizi kandi azi imbaraga z'iryo jambo. Haleluya. Ngo uyu muja wagaraguraga amenya ko ari abakozi b'Imana, ariko Paulo iyo ukomeje ugasoma ngo amara umwanya munini agenda bavuga n'abakozi bariko nubwo yabavugaga ngo arabasakuriza. Iryo jambo Bibiliya ikoresheje. Haleluya. Ngo arangije arahindukira aravuga ngo dayimoni muvemo. Ako kanya imbaraga z'Imana ziramanuka, kuko umugabo wita Paulo yari yambaye imbaraga z'ikindi gihe, yari yambaye imbaraga z'icyo gihe. Iyo wambaye imbaraga ushaka imbaraga z'ikindi gihe uba ufite imbaraga z'icyo gihe. Ntabwo wabona imbaraga z'ikindi gihe udafite imbaraga z'iki gihe. Haleluya.
Pawulo arangije ako kanya arategeka dayimoni ziva muri uwo mukobwa. Iyo ukomeje ugasoma nanone bibirambwira neza ngo barangije barabarakarira kuko ngo yari afite abandi akorera. Iyo ukorera Satani ufite n'abagenti ba Satani, ufite n'abashobuja nibo ba Satani, nk'uko iyo ukorera Imana ufite abandi bakozi Imana ubukorana nabo, ukagira n'Imana ari ukorera ndetse n'ukagendana n'abakozi b'Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko reka mvuge muri izo mbaraga z'ikindi gihe, ndagira ngo nkubwire ngo uyu mugabo Pawulo yaragendanaga ubutware kuko yarafite imbaraga z'ikindi gihe. Ikindi cya kabiri, iyo ufite izo mbaraga aho ugeze hose uhagara mu butware, uhagara mu ijambo. Icya mbere wumvise yuko Pawulo ahagaze mu butware bw'ijambo ry'Imana yategetse dayimoni imuvamo. Haleluya. Icya kabiri rero, iyo twambaye imbaraga z'ikindi gihe dutuma abantu bagaruka kuri Kristo, dutuma abantu bongera kumenya Imana, abantu bakagarukira Imana. Haleluya. Iyo ugiye ku murongo waho wa 21 haravuga ngo igice cya 16 21 haravuga ngo reka subira inyuma gatoya. Pawulo bamaze kwirukana abadayimoni muri uwo mukobwa, biravuga ngo barabafashe barabafunga. Abo nibuze kubisoma. Ariko 21 aho bari bafungiye ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. 25 ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Mwibuke yuko bari bamaze kugera muri gereza bazira iki? Bazira ko birukanye dayimoni yabaga muri uwo mugore. 26 uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Haleluya. Pawulo na Sila bari mu nzu y'imbohe barasenga bibuka Imana yabo, ntibita ku kaga bari barimo. Icyari kizwi neza nuko bari bazize kubw'umurimo w'Imana bakoze, kuko umwana w'umukobwa nawe yagombaga nawe kumenya Kristo, nawe yagombaga nawe kuko nawe yari kiremwa cy'Imana. Bamwirukana mu byuka mibi, barangije abakozi b'Imana barabizira. Bibiliya tubwiye neza babashyira muri gereza, barasenga muri iyo gereza, barahimbaza Imana, bavuga ku Mana yabo ngo n'izindi mbohe zirabumva. Bibiliya tubwiye neza ngo maze iminyuru yari iri kuri bose iradohoka. Bivuga ngo iyo wambaye imbaraga z'ikindi gihe iminyuru yose baguhambirije ikuvaho. Iyo wambaye imbaraga z'ikindi gihe ushobora kubohora abandi babashwe na Satani. Iyo wambaye imbaraga z'ikindi gihe uba uri umuntu udasanzwe. Niyo mpamvu nkwifuriza iminsi 40 ndimo ndinginga Imana kwambika imbaraga z'ikindi gihe, kuko nyuma y'iminsi 40 ntago ubuzima bwanjye buzaguma uko bwari buri, ntago ubuzima bwe buzaguma uko bwari buri. Wowe umaze ibisi usengana nawe, iyi minsi 40 nijya gusoza hari icyo Imana bimaze gukora ku buzima bwawe, kandi nyuma y'iyi minsi 40 hari izindi mbaraga, hari undi rwego Imana igiye kugushyiraho. Wowe umaze ibisi usengana nawe, umaze iminsi muri 40, umaze iminsi uri kuri Musa 32, kandi nawe ndavugana nawe. Birashoboka ko watangiye hagati, birashoboka ko uri kugitangira. Niba unanyumva uyu munsi wa none, nayo ubweshe uti yanjye gwikira umwanya wo gusenga, kuko hari ibyo Imana igiye gukora. Imana yakoze ibintu bitangaza. Pawulo na Sila bari mu nzu y'imbohe, imbaraga z'Imana ziramanuka, ngo izindi mbohe zose zimenya yuko hari abakozi b'Imana. Iyo wambaye imbaraga z'ikindi gihe, aho abantu batakuzi bamenya kuri umukozi w'Imana. Birongera katubwira neza umurongo waho ukurikiyeho, umurongo waho wa 29 Bibiliya tubwiye neza. Reka nkomereza aho ngaho nuko 26 umurongo waho ukurikiyeho ari wa 27. Uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse, akura inkota ye, nuko agiye kwiyahura. Pawulo avuga ijwi rirenga ati
girira nabi twese turi hano. Haleluya. Iyo wambaye imbaraga z'ikindi gihe nabagiye kwiyahurura bakiza, wambaye imbaraga z'ikindi gihe ntabwo uterwa ubwoba n'ibihunyuramo, ntabwo uterwa ubwoba n'ibihurimo kubona, ahubwo urakomeza ukizera. Haleluya. Ngo wari umurinzi wabo, ariwe wari wabafunze, ariwe wari wabarindishijwe, arangije ngo yumvise ibyo bibaye amenya ko hano hari Imana. Iyo kubaho kw'Imana kumanutse, imbaraga z'Imana zitangira gukora imirimo n'ibitangaza. Uwo murinzi baramubwira ati wikwiyeho twese turahari. Murongo ukurikira bavuga ngo atumira itabaza, murandi magambo yatsa itara, aturumbukira mu nzu ahinda umushyitsi yikubita imbere ya Pawulo na Sila, maze arabasohokana arabaza ati batware nkwiriye gukora iki ngo nanjye nkire? Haleluya. Abo bari imbohe, abo bari badafite agaciro, ariko kubw'icyo kibi cyari kimanutse arangije amenya ko ari abatware. Reka nkubwire inshuti yanjye, reka nkubwire mukozi w'Imana, ni wambara imbaraga z'Imana, ni wambaraga imbaraga zo muri bihe, ni usenga Imana, nujya imbere witeka umwami Imana. Abakwitaganya gusuzugurwa, abakwitaganya nyagupfa, ababonaga uwo gupfa udafite agaciro, batangira kukwita mutware. Pawulo na Sila baravuga ngo batware nakora iki ngo nanjye nkizwe, nanjye nkire, nanjye mbere nkawe? Ndabona kwifuriza wowe urimo kunyumva aka kanya, mu izina rya Yesu, atwara, akira, injira mu mbaraga z'ikindi gihe mu izina rya Yesu. Birambwiye neza umurongo ukurikiyeho ngo baramusubiza bati izera umwami Yesu. Haleluya. Roboko shakata yabakuri yandoroboko. Birambwiye neza ngo nta kindi Pawulo yabonye yamubwira, aramubwira ngo izere umwami Yesu Kristo, nta handi wabona izindi mbaraga, nta wundi wagukiza. Ikindi cya kabiri aramubwira ngo izere umwami Yesu Kristo urakira ubwawe nabo mu rugo rwawe. Nagereye kubwire ngo niba utarakira Yesu ngo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uyu munsi wa none izere umwami Yesu urakira ndetse nabo mu rugo rwawe. Ikindi cya karamubwira, baramubwira bati izere ijambo, bamubwira ijambo ry'umwami Yesu Kristo nabo mu rugo rwe bose. Mu gicuku cy'iryo joro arabajyana abuhagira inguma, aherako abatizanywa n'abe mu rugo rwe bose. Haleluya. Pawulo na Sila bari bafunze, Pawulo na Sila bari bajugunywe mu gihome, bagiye inyuma y'izindi mbohe, ariko muri icyo gicuku kubaho kw'Imana kuramanuka, imbaraga z'Imana ziramanuka. Bibiliya tubwiye neza wa murinzi yizera Kristo ndetse nabo mu rugo rwe, ndetse ngo barangije abatwara mu rugo rwe, atangira kubuhagira abo murazanguma. Mbetse ibyo ntibyarangiriye aho, muri icyo gicuku ahita batiza nabo mu rugo rwe. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, iyo twambaye imbaraga z'ikindi gihe tuba twambaye Imana, tuba twambaye igitinyiro cy'Imana. Uyu mugaragu w'Imana, Bibiliya tubwiye neza ngo muri icyo gicuku barimo gahinda, bari mu marira. Reka nkubwire inshuti yanjye, ndakunda kubwira abantu, niko buravuga ngo ko hari kurakwarira umuntu zikavuga bukeye, ariko icyo kimwe kikuriho ntabwo bitegereza ko bucya. Imbaraga z'Imana zikamanuka. Pawulo na Sila barangije baramubatiza ndetse nabo mu rugo rwe bose bizera Imana. Iyo ukomeje ugakomeza icyo cyanditswe, Bibiliya tubwira neza ngo bashebuja nabo babyuka mu gitondo babata abantu babwire bagende. Arangije aravuga ngo nta mpamvu yo kugenda, ahubwo kuko badufashe ku mugaragaro, turashaka baturekure ku mugaragaro. Basoza bavuga ngo maze baza kubasaba imbabazi. Umurongo waho wa 39 niho ngiye gusoreza. Baraza babasaba imbabazi, barababohora, babasaba kuva muri uwo mudugudu. Bamaze gusohoka mu nzu y'imbohe binjira kwa Ludiya, babona bene data, barabahugura baragenda. Haleluya. Iyo ni inkuru y'abagaragu b'Imana bari bambaye imbaraga z'ikindi gihe, bafite ubwoba. Igihugu cyose, isi yose imenya yuko bambaye kubaho kw'Imana. Uyu munsi ndasenga ngo Imana yo mu ijuru igusange, Imana yo mu ijuru hindura amateka yawe. Nubwo yari imbohe ariko yarokoye benshi kubw'umurimo w'Imana. Icyambere umukobwa wari ubuzwe imyuka mibi yarabohotse arakira. Icya kabiri uwo murinzi arabohoka arakira, ndetse n'izindi mbohe
imbohe zirahabohokera, ndetse nabo ubwabo babona icyubahiro cy'Imana. Ndasenga ngo uyu munsi wa none imbaraga z'Imana zimanuke ku buzima bwawe, ndetse nabo mu rugo rwawe. Ubuzima bwe ntabwo buzaguma uko bwari buri. Imana yiteguye kugira neza no guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Turaza gusoza aya masengesho, Imana igize icyo ikora ku buzima bwawe ndetse n'abiwawe mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mwami, gushimiye ko waruneze amatwi, kongeye kumubohora, ukabohora n'umuryango we mu izina rya Yesu. Mwami w'abamenyi n'ingabo, nk'uko wahagaranye n'umugaragu we Paulo ndetse na Sira mu nzu y'imbohe, ndakwereka bari mu mazu y'imbohe, ndakwereka bafite imiryango, bafite bari mu mazu y'imbohe. Uwiteka Nyiringabo Imana, nibumvira ijambo bakaryizera, nibasenga ababo basohoke mu nzu z'imbohe mu izina rya Yesu. Abari abarozi nibumvira ijambo ryawe, Uwiteka Nyiringabo Imana, myuka mibi ibavemo, nabo babohoke babe bazima mu izina rya Yesu. Uwiteka Nyiringabo Imana, nanjye ndasaba ngo iminsi 40 reka ibiyumugisha, reka ibiyimbaraga, reka ibiyigo guhindura ubuzima bwa benshi ndetse n'itorero ryawe. Uwiteka Nyiringabo Imana, urisanganiza ubuntu n'urukundo n'imbabazi biva kuri wowe, kuko iki gihe ni igihe kigoye, kigoye bitorero, ariko icyo nzi neza nicyo gihe cyo gusuka umwuka we wera, igihe cyo gusuka imbaraga zawe. Ni kuvuga muri Yoheri ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wawe. Mana, suka umwuka wawe, Mana, suka umwuka wawe ku bahungu n'abakobwa, suka umwuka wawe ku basaza, suka umwuka wawe ku bana batoya mu izina rya Yesu. Maze igihugu cyose Mwami Imana kiguhindukirire, kimenye ko Uwiteka ari we Mana, kimenye ko Uwiteka uri umukiza kandi uje gukiza. Mana, umanukiye gukiza, rambura ukuboko kwawe Mwami w'abamenyi n'ingabo. Dore Mwami, igihugu cyacu cyongeye kugira ubwoba, cyongeye guhinda umushyitsi kubw'iki cyorezo cya coronavirus. Mwami wanjye Nyiringabo, nanjye ndasenga, senya ibirindiro, senya imigambi yose ya coronavirus abo yari yafashe mu izina rya Yesu. Ndategeka be bazima, abatari bandura mu izina rya Yesu. Ndategeka Mwami ngo nabo babone uburinzi buva kuri wowe mu izina rya Yesu. Ibihuha byose n'imiyaga yose igendana na corona iceceke mu izina rya Yesu. Mwami Imana, waravuze mu ijambo ryawe muri Yesaya ngo ndatuma ninde wangenderera. Mwami, nanjye ndahagurutse kugira ngo ningingire igihugu cyanjye. Iyi minsi 8 isigaye, Mwami utanga ihumure mu gihugu cyacu, amashuri yongere yige, utanga ihumure mu gihugu cyacu, abantu basubiye mu kazi kabo, ndetse n'inganda zari zakinze zongere zikingure, abo bari babashomeri bongeye bajye mu kazi. Maze Uwiteka Nyiringabo Imana, ni wowe twiringiye, maze gusenga kwacu kuba umuvumura neza imbere yawe. Urakoze Mwami wanjye, urakoze Gitare cy'amahanga. Komeza tugire neza kandi udushoboze Mwami Imana. Ntabwo nakwibagirwa gusengera buri wese uri muri aya masengesho aho ari hose. Mwami, muramuzi, mutima urawuzi, n'abadukurikira buri munsi. Mwami wanjye, bakuma ubutumwa bwiza, bahumugisha utsindagiye kandi ucugushije. Mana, bagire neza muri byose, maze nabo Mwami bazaze bashimira. Urakoze Yesu, cyoro cyo ntigigaruriye kubw'izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom, shalom. Turasoreje ahangaha, ariko ushobora kuduhamagara kuri telefone cyangwa ukaduha igitekerezo 0788430085 cyo katwandikira kuri email. Kora subscribe, ukore share, ukore like, ndetse ukore comment ku nyigisho tubaha, kugira ngo mudeni ibyifuzo, tujye tumenya n'ibyo tubasengera, tujye tumenya n'ibyo mushaka, kugira ngo umwuka wera tubasengera tuyobore, kugira ngo bishobore kubagira umumaro mu izina rya Yesu. Amen. Bye. Turabakunda cyane. Yesu aduhana umugisha. Amen.